Umugore umwe yafashe inzira ajya kureba nyina, amutekerereza uburyo umugabo wamunaniye, hanyuma anamusaba yuko yamufasha kuba bamwica akavaho. Nuko mama we aramubwira ati nta kibazo rwose nzabigufashamo, atari ko icyo musaba ugende mbere na mbere wirengagize ushakashake uburyo wajya mwitaho ukamuha keya kugira ngo atazarabukwa yuko ari we ushaka kuzamwica. Hanyuma ndaguhereza uburozi mfite hano, uzagenda ubumuha gahoro gahoro, hari igihe ntarengwa bugomba kuzamwiciraho. Nuko nyamugore afata inzira asubira mu rugo, atangira kujya yita ku mugabo we. Keya rwose sinakubwira, ibintu byose arabitunganya bijya ku murongo kugira ngo yiyoberanye nyamugabo ntazarabukwe yuko ari wa mugore ubashaka kuzamwica. Hanyuma iminsi iricuma, nuko wa mugore aza kusanga yuko umugabo we rwose yisubiyeho ameze neza. Yicuza impamvu yasabye mama we kumuha uburozi ngo buzamwice. Hanyuma niko kugenda igitaraganya rwose ajya asubira kureba nyina, aramubwira ati mama wanjye rwose dore umugabo wanjye yisubiyeho asigaye ameze neza, sinshaka kumwica. None se birashoboka yuko hari ukuntu wabigenza ukaba twamuvuza agakira tugakuramo buriya burozi twatangiye kumuha, ko rwose ntakifuza yuko yapfa. Nuko mama aramubwira ati rero mukobwa wanjye nkunda, ntabwo uriya mugabo yari yananiranye kandi nta n'uburozi namuhaye. Biriya naguhaye nta burozi bwari burimo, ahubwo wowe kubera ko watangiye kumwitaho, ikibi cyari kiri muri wowe nicyo cyagiye kigabanuka. Wagiye ugabanya ububi wamubonagaho, hanyuma uza gusanga ari umugabo mwiza kandi ugukwiye nk'uko byahoze. Rero ni wowe wari wifitemo ikibi, ni wowe wagombaga kukikuramo. Isomo byadusigira rero, burya buri muntu wese ashobora kuba mwiza, ahubwo rimwe na rimwe ibibi twifitemo nibyo tumubonamo. Duhindutse isi yaba nziza, buri wese afashe umwanya wo guhinduka, ibintu byagenda neza, kubera yuko abantu nitwe duhindura abandi tukabafata nabi, ndetse nabo tukabatera guhinduka. Ukampindura n'undi akaguhindura, ibintu bikangirika. Guhinduka kwiza rero gutangirira mu mutima wawe, ukabasha no gutuma abandi bahinduka.